Welcome to Gorilla Gospel TV. Reka nongere kuguha ikaze nshuti woburikiye Gorilla Gospel TV show. Ngira ni Imana iguhe umugisha. Mugiye kubana nanjye Nazi JJ. Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi tugiye kubana mu nsanganyamatsiko yibanda ku bukwe bwa gisirikare, ndetse umuvandimwe akaba yakoze ubukwe bw'akataraboneka, aho bwaranzwe n'ibyishimo ndetse n'umunezero utagira uko ungana. Nkubwira ati rero niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza kugira ngo ukore subscribe, kandi nawe wakoze subscribe Imana nukuri ikurebe icyoroshye kandi kugirira neza cyane cyane. Uri uw'agaciro mu muryango mugari wa Gorilla Gospel TV show, uri inkotanyi cyane. Niyo mpamvu tukuzamuriye amasaruti tukubwira ngo ntabwo uri umuntu woroshye, uri umuntu w'agaciro mu muryango mugari wa Gorilla Gospel TV. Umutaramyikazi wacu mu ijwi ryiza cyane riyunguruye aragira ati nimwugurure baraje. Akongera ati araje Sineya mwiza, araje Inyange yera de izira icyasha, ngaraje umutarutwa. Akagira nanone ati araje umuhoza wa Ejide. Mu ntambuko nziza cyane ya gipfura, umugeni agaragiwe n'abasaza be b'imfura cyane z'imbavu ndende, batera intambwe mu kinyabupfura berekeza aho ababagannye bicaye ngo bumve icyo ababyeyi bababwira. Ni ukuri Imana igihe iduha umugisha cyane, ndetse umuco wacu uraryoha. Sinzi nawe nimba ubona uburyo uyu muco wacu nyarwanda uryoheye amaso mu ntambuko nziza, ashagawe rwose n'abakobwa beza ba nyirasenge bamubwira ati humura mwana wacu, humura cyane, Imana iguhe umugisha. Tumwakira n'intuzi usamatanya matera bahina mu mwambaro mwiza
mwiza cyane ndetse uwa gipfura reka ngire ni umukwe n'umugeni bari babereye cyane kandi ibyishimo n'umunezero byari byabatashye kuba barebagaho bo byari bindi kuko byari biryoheye amaso kubona inkotanyi cyane itera ishema umuryango n'igihugu ndetse n'ababyeyi. Ni ukuri rero ibirori byari biryoshye aho basohokaga bavuye gukozana imbere y'Imana basanze bategerejwe n'izindi mfura ku muryango kugira ngo bakomeze bizihize uyu munsi w'akatarahaboneka. Byari ibicika irebere nawe. Akaba abakobwa bagize bati burya umugabo nyamugabo wamusanga muri CTU ngo naho abandi ni amagweja. Reka nunge mu ryabo ngira nti burya uzaba inkotanyi kuko utabayeyo waba uri igweja. Reka ngushimire kubana natwe. batambuka ati haba mu mvura haba ku zuba nta kidukanga kuko twese duhagira ibyo. Aku yang berikutnya
muratambuka imihigo y'imena bayesheje. Mutambuka imihigo y'imena mwayesheje. Mufatanye ati imihigo y'imena twayesheje. Munyemerere mugundira imihigo y'imena muyese mubanze mucane murakagira Imana nta mwijima urangwa iyo ngiyo. ahubwo iteka hahora umucyo. ati ukajya iburyo nkajya ibumoso, ukajya imbere nkajya inyuma, urukundo rukaba iteka hagati yacu rutajya inyuma yacu. amashyi menshi cyane kuri iyo mihigo y'imena mwesheje kuraje umwami. bankundire bashyikirize rwa rutamyi.